Mwana niwe wo muri uniform baby. Shimye ko ubwenge bwanjye bugerwa ku kiko kandi nanabyumvise nabyemeye. Turana hano. Umukobwa niko nawatinze hano. Cyangwa ni wowe numvaga bari kuvuga uraza kuba hano. Yego ni njyewe. Nawe so wa hano? Njyewe hano se ko ndi kibamba. Njyewe ni shoferi wa boss. Gugu Mr. Gugu urumva? Njyewe mbese hano njyewe ndi byose kuri Gugu urumva? Se wari wabona shoferi wambaye nkawe? Eke cyangwa kari umutira. Ibintu byo kuza rero umfeka ari gucyageze ngo nambaye gutya. Ntago twazashobokana. Twumva bikaza muhungu. Cyakoze urakayobeda. Tuzashobora ndugoye uburenganzira bwo kunkora. Hago nsanza hasi. Erego wanye Mr. Gugu agiye nawe uza ubu uje kwicara aha ngaha. Ava mko twumvikane nkubwire. Twumvikane wagakobwa dore kutanabyibuke ngiye nkubwire urumva? Ndeba guca ngo no kwambonye mu byenda binini bitankwi yajyango nibikuburana ariko burangiye hano ndi umuntu kazi urumva? Hano ngiye ndi kiyongozi. Umuntu wese winjira hano muri urugo arahatinda. Hari amategeko mbanza kumuha kandi na Mr. Gugu naga yavuguruza urumva? Urero hano ngiye kuzanira amategeko n'amabwiriza ugomba kugenderaho urumva? Urukunyumva? Abana ndagarutse erega nyuma y'akazi buri gihe nzajya nyura hano nanjye nyigishe gucuranga ko nabonye ubizi kabisa. Ni karibu ngina nguhereze ku masomo. Ako se kamanze nkwaza akabazo k'amatsiko na tutarinjira mu ngo dutanye no gucuranga. Yego mbaza nta kibazo. Twagiye tuganira nanjye meze nk'umuntu utakuzi neza. Ubushize twaraganiriye urambwira ngo ababyeyi ngo ababyeyi ngo muri iyi nzu ngo none ngo bari kubaka ngo ababyeyi niyo babasizemo ngo none ngo bari kuyisana neza. Byagenze ute ababyeyi bawe byagenze ute? Ariko wenda tutarageraho gatoya ntarahagera ku buryo bwimbitse manzi umbwire. Nindakwigishije gucuranga mbere ko ngira aho ngaho nindakwigishije gucuranga. Nanyigisha gucuranga nikuvuga ngo nyine ni papa wanyigisha gucuranga atarapfa yaranyigishije amaze gupfa nyine nkajya nshakisha ibindi burayi yari yarampaye base kaje ngerageza ko nshoboye nyine kugira ngo byiburi byashakaga kumenya n'ubundi mbimenye. None se ira kitari niyo papa wawe yakoreshaga cyane ni wari ku Gu ira kitari papa yimpaye tariki 31 ariko ari nk'Imana ayimpa nk'Imana kuko nari ndi kugenda amenya umuziki ahita apfa ku itariki ya mbere z'ukwa mbere. Haciyemo umunsi umwe ntawe udashika. Paul yakoze cyane. Hano ngewe ndica nkakiza urumva? Amategeko yanjye ngomba kuyakubwira kandi ukayubahiza yose. Uranyumva? Ngaho rogo twasaba amabwiriza yandi kumva utangiye kunyikaruma kandi ngiye nta n'umuntu ujye unyifungaho mwana. Ngiye mtoto uzawa lepeti yangu sinichejeshe ngaho twasevomboranye. Ugashabura shira kunyizanishwa wowe urashaniye guha amategeko yanjye. Umva vumbura niko nakubwiye. Umva rero tureka amagambo manze nkubwire itegeko rya mbere. Ugomba kundeka hano ntisanzura kuri byose na hose. Urabyumva neza? Ubwo hose ushaka gukora n'iki? sha ihanganye. None se mu byukuri papa wawe yazize iki? Byagenze ute? Ijya kabiri uri kunyumva? Ugomba kwemera
nkategeka ibintu turi buteke kandi ukaba ari wowe ubiteka nkagufasha mbishaka. ubwo naje kubera umukozi rero. Tuza ntago ararangira. Irya gatatu, ugomba kwemera nkagusaba icyo nshaka kandi ukaba witeguye kukima n'umutima mwiza. Irya kane, kuri kunyirebesha utyo, ugomba kwemera mu gihe nijoro, igihe nshakiye nijoro nkazajya ndaza ugatuza tukaryamana nkarara mu cyumba cyawe. ngo tuza nakararangira kurimo kwita uzamuka uretse. Irya gatanu ari naryo ryanyuma kandi amategeko yanjye yose uko niko yakubwira agomba kubahirizwa agakurikizwa. Irya gatanu rero sasa, ugomba kubika ibanga ry'ibintu byose bibera hagati yanjye nawe, ntazagire umuntu n'umwe ubimenya. Ese nuko byagenze cyangane? Paul, sibyo? Cyangane kandi ukomere. urakoze. Urabyumva? ariko siko buri ipumba fumana ninda wakuriye ko ngiye bangaraguza agati kangeze gutyo. reka barakubeshya mama. ibintu byo bibwira abakozi bagenzi bawe. Arewe utangiye kugigira uwa dangereka ari ukigera ngaho we bateberekana hano uzagira arara. Uzi ukuntu njye nahita ngugambanuka eto urenze umujyango kundi nabikoze kare ukahita wibona hanze. Erega ibintu ubona nyoko mwavugaga nabyumvaga utagira ngo kumva ni gushyiraho amatsiko ukagira ngo ni gusa. Ntushaka utuze tubane naho ubundi ushatse kuzamura umutwe kubona nyoko nabumvaga nahita nkugambanira nkabona muri kurengera hirya. Ese umbisha turi kuvuga iki? Se noneho utangiye kumva ko mfite agaciro. Mbwira nyine nanjye ndakubwira umbisha tuvuze iki? none we kugiye kure uri gutekereza iki? Buriya nanjye mfite mama gusa. Yo. Papa mbere yuko apfa yarambwiye ngo nzite ku mfubyi n'abapfakazi kandi nzafasha abababaye. none je bikora? Uhereye ngiye kujya mbikora. Ntabwo nari mbizi ko uri imfubyi wabuze papa na mama. none se iki uko watwumvise? tuba tuzi ubwenge nubwo tuba twituje twigize injiji. ngaho nyine nambwiye nyine umvayo nyine ariko ngiye umubwire. ntabwo se wagiye uba umuntu muri sosiyete icara ngaha ngiye umubwire sibyo? kanze twumvikane rero. ntari ibyo umbwiye byose nzabikurikiza ariko hari ikintu ntajya nemera. ibintu byo kungira umukozi wo kujya guteka mu gikoni ntabwo ndi kubyumva si byose. Ese utangiye kwica amategeko? oya wowe uzajya ubikora ariko nanjye nzajya icyo ngupangira ariko wajya uwo muntu mukuru ariko banza mfate umwana. nta kibazo ko ntukazabibwire boss wawe dore ko nawe nabonye afunze urutwe hariya ukazabimubwira. mbese mwana nshaka kumukorera gake ariko nyine nawe urambwira ibyo watwumushinge na mere turi kuvuga. nta kibazo reka mugiye kunkorera. turana hano wana kandi nambwira rwose reka ko nkubwira ibyo nabumvishe kamanze nkubwira twari kuye ujye ufata itegeko rya mbere bana sinzi nimba waryumvishe ngiye kubanza gusobanura itegeko rya mbere ukuntu rivuga. uracyagibuka? ngo ni gutyo bimeze. Papa na mama n'umwana w'umuhererezi wanyu bapfiriye umunsi umwe. bose bapfiriye umunsi umwe. Ntabwo mbyumva. Ntabwo mbyumva. wirira bijya bishyira bitiyurize. Ushaka kuryama? Ushaka kuryama?
nzongera kubikubaza umva peti wakegera hino tukavugana mfite byawe sawa usa nk'umuntu w'umusirimu mo gakeya nubwo atari cyane none se nta kuntu nagutuma umwana umeze neza muri uyu mujyi umwana se kubaza hanze ushake sitire mwana uretse gato w'inyubako kazi nta nawe ujya mfite amafaranga peti urumva ngiye ndi umuherwe mfite ibiciro hafi wanjye wowe uri umunamba w'imodoka cyakoze wabona umaze no kuyoza ukaba uriho kwiyubakira gusa ku wanyu wabuze ubakabye ko kwanza mbere yuko nguha ikiraka kindi wabanza urashaka agatambaro ukaba umanagurira imodoka neza mbese uri seriyese cyangwa ni bimwe byanyu ntacyo reka wenda iby'imodoka tutujyoreye icyo kiraka nashobora kuza kukiguha nyuma ndashaka kujya nza n'umukobwa mwiza mwiza ukuntu n'ikiraka ndagura 5,000 byihuse ngende uwo mukire bizana mbere njyewe ubundi mbwira ikirakura gikora ntugikora nta n'ibirenzeho cyangwa akira mbe nk'uhaye 2,000 ndabiguha n'umuza 2 ntabwo bibi bishitira cyane umwana mwana uretse gato abantu ufite amataye mani 2 ntabwo bishitira umwana zana 5 wowe njye ibyanjye ubyihorere iyo mubwire ko mushaka wowe nta gahembo ndi kuguha akira 2,000 ndabiguha nose leta nkoni kirakuyihanagura uzana imikino ariko uzana imikino nta mikino shaka twarakoze ikofi mwicaye bebe biteze sawa ukongeze mbona noneho yamasagaga yawe ntayo meze neza no wishira ku meza izi nawe bebe mani ko mbona ndakari udashaka no kunyegera basi nyegera niba ubishaka ariko sheri mama ko yarimo avuga cya gihe urimo uranuka inzoga n'itabi ubona usanga mu itabi kuba ryari ibyo binzeho ko nk'itabi inzoga byo urabizi ko mfataho ariko itabi byo naryo siko numva nizisaba umwuka w'itabi urimo urakunukaho kandi na mama yarabivuze nanjye ntabwo nari narigeze mbyitaho ariko nizisaba ndumva mu bitugu byawe hajya harimo umwotsi w'itabi itabi se itabi ntabwo ari njye warinyweye ariko papa yageze kuri intuma ariko hari n'abatipe twicarana burabona aribo barinyweye wamuzanye ibintu ariko bite sister uzana imikino nakurisi ngiye mutumijeho ngenda gushaka uri kumbona ubundi ngende uwo muheka agomobera ikirayi n'umuhobera mena akabizu ngende uwo mukire wimunga no ngo subiriramo muhobera hano ngo hobere icyo ushaka cyose wowe amaboko yanjye rwose reba uburyo wambaye oya inyambaro no hano b'abakirundi ntabwo dukunda ibintu akundi uriya we adanje nangize n'umuntu muzima ngaho mbwira icyo ushakira ibintu byoroshye genda guha buri kimwe wifuza ariko ntabwo ushaka hanyuma se ufite iki ufite iki ni byinshi ngenda afite amafaranga afite ndaguha na selfie oya telefone yawe rwose ntabwo nayijyaho manzu ndebe nawe wirebe ariko ubundi nkureba yaranzanye nzana oya tuza ngende umukire uri umukire njye ibana narakize handi bigera umuntu akagera akarambirwa ubukire ariko rero reka nkugaye ku myitwarire mibi weretse mama iyo myitwarire idasanzwe neretse mama ariko mama kuki mugira umuntu w'igitangaza urenze usumba abantu bose
ndakunenga cyane bikomeye uburyo witwaye kuri mama ntabwo byari bikwiriye. ni iki kibabonye kitarenze nakoze? nta nubwo ari ikibazo kimwe ufite mu mutwe ahubwo ufite ibibazo byinshi. umuntu ungana gutyo utazi gutandukanya umuto n'umukuru ku byo kuhangara mu maso ya mama ukamufata nk'umwana mwigana cyangwa muvukana mukurikirana ntabwo ari byo. basi mbabara niyo byarakubabaje ntabwo bizongera. kumbabaza gusa byanarandakaje bishobora gutuma ngufatira izindi ngamba gufata indi myanzuro. indi myanzuro? iyihe myanzuro sheri? uzayisomerwa. sheri ko wavuze ko utazambabaza basi uyu munsi ubwo wambabariye wavuze ko ntacyo nakuburana kandi kubona warababaye basi ndakwinginze uyu munsi mbabarira ntabwo bizongera. wowe se kutigeze umbabarira ngo wihangane kutabwira mama nabi? erega mama we niba utaranyubashye ariko njye naramwubashye. nakubwiye ko mama ntacyo ceceka nakubwiye ko mama ntacyo bayira-kugomba. ibaze ni ukuri kw'Imana ibaze umuntu ubonye reka namubwire bukaranze umva buretse gato kugenda ariko cyangwa niyo watiye byanashoboka. ya modoka ni yawe? Wow, tugenda none wumva ari sawa n'ifite imodoka. kuko umbwiye ko ufite imodoka wenda birashoboka ko wambaye nabi ariko amafaranga uyafite ugatinya no kugukorera rwose. nk'ubu ngubu njye ntabwo njya nkorana na kurumva ziba byari ndabahungu nkamwe nk'ingegera mwabana ziba sheri mbabara ndakwinginze ntabwo bizongera pe. uzi kugira ngo nkubabarire kereka ushatse mama ugapfukama imbere ye ukamusaba imbabazi niba nibwo nakuma umutima wanjye ubotse kuri wowe naho ubundi. urabizi sinakwifuza ikintu cyadutandukanye ikintu cyose nsaba ndagikora ariko sinkutakaze. ntakaza sindaba mpfuye ngenda bamare ariko ntakaza nta birenze birimo. cyangombwa nuko si utubashe mama wawe mama wawe cyangwa papa wawe ntabwo bishoboka. sheri urabizi ikintu cyose nsaba ndagikora kubera yuko ndagukunda sinagutakaza. twaguhamagaye se tuzabona ari umwana twiga n'umwuga. ntabwiye ko utanywa itabi? nanibagiwe sinakubwiye ngo papa yari